Yes, kurikira ikiganiro, wibuke gukanda subscribe, wibuke gukanda subscribe. Imikino kwa Rwanda tubaye ikaze mu isa yacu ya mbere, twizera ko bumeze neza cyane abarayo mudukurikiye. Dushyiramo indirimbo ya Rayon Sport kugira ngo rwose mukomeze kuryoherwa nayo. Mukanya mube muganira na perezida wanyu wamaze kugera ngaha kugira ngo tuganire kuri Rayon Sport ya 2023 2024. Ariko kandi katubanza baguriye ko muri studio za Radio Rwanda bwana retired captain Uwayezu Jean Fidel, perezida wa Rayon Sport, tubaye ikaze mu kiganiro urubuga rw'imikino dutewe ishema no kubana namwe uyu munsi. Murakoze cyane, ndishimiye kubana namwe uyu munsi. Tumva hariya batarabata gufungura mikoro yawe, navanye tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Namahoro turaho. Abariyo turishimye, abariyo turi mu kazi. Hari abantu twagiye impaka bwana perezida bavuga ngo wanga ukwita retired, ndavuga ariko ntaga byanga ahubwo mubivuga nabi. Icyo kibanza gisobanuke kuko nanjye nari mbimaranye iminsi. Nge navuze yuko witwa retired captain Uwayezu Jean Fidel, wowe ahubwo ukanga ukwita retired gusa akicecekera. Ninde wabeshye hagati yanjye n'abo bantu? Ni mwe kubera ko ariko wowe si cyane ntabwo wabona zero kamembe. ntabwo wabona zero. Impamvu ni uko nanjye ndi retired kuko urugero bigaragara ko uwo mwaganiraga hari amakuru murusha. Ubundi nitwa Uwayezu Jean Fidel, ayo ni amazina yanjye. Hanyuma ushyiraho retired captain nawe afite ukuri, uretse ko atari ko nitwa. Ni sinabyita amatitire cyangwa se amapeti, kuko nabaye ofisiye mugabo z'igihugu, nibyo nabaye kapitene, ntahandi kapitene. Ni ukuvuga uwavuga ngo retired captain naka nawe ntabwo yaba byishe cyane. ariko ntubikunda wowe. Ubundi nkunda amazina yanjye, ukunda umuntu kwisa Uwayezu Jean Fidel. Ariko ibyo abishyizeho ntibyambabaza, ariko atabishyizeho nibyo byashimisha, kuko ndi Uwayezu Jean Fidel. Ibindi byo ni mateka y'umuntu, ni ibisanzwe. Ariko noneho uvuga ngo retired gusa uvuga retired ibyo hari n'igihe abana cyangwa banjye bambaza batari ko kwa kwita retired ni iki, ugasanga ubuze ibisobanuro. Icyo rero muri football bibaho, ariko kwita retired uri umusaza nkanjye retired ntacyo bintwara nabyo, kuko umusportif ibintu byose turaba sportif muri tegura umwaka w'imikino sezo 2023-2024. Kuva shampiyona ya 2022-2023 yarangira, faze yakurikiyeho ni ukwiyubaha kw'amayikipe, haba mu buryo bwa mikoro ndetse no mu buryo bw'abakinnyi. Ishusho ya Rayon Sport kuva shampiyona yarangira kugeza uyu munota, nubwo wenda igikomeza, ariko se kuva shampiyona yarangira ni ibiki bimaze gukorwa kugeza magingo yangahe? Urakoze. Turimo turakora, nagira ngo mpere murabyibuka tumaze gutwara igikombe cy'amahoro, twarayihuye bucya tuza, tujya muri stade kucyereka ba nyiracyo abakunzi ba Rayon Sport. Twahuye mu saa 3 saa 4, abakozi bo mu biro bya Rayon Sport barambwiye bati tuzaruhuka. Ndababwira ngo igihe cyo kuruhuka ntikiragera, mureke dukore kuko hari igihe tuzaruhuka ubuziraherezo.
ariko mugende muryame ejo saa sita ndabashaka mu biro dukora inama. Igikombe turagitwaye ariko akazi kagiye kwikumishanisha. Abantu nyamwereke ko nta n'umunota nta n'isaha yo kuruhuka twagize. Ubwo kuwa mbere rero twaratangiye dukora inama tureba zirangiye byagenze bite, byiza byagiye twagezeho ni ibihe, amakosa yakozwe ni ayahe, dukora iki, akazi kadutegereje ni akahe. Icyo gihe narabwiye ngo reka ntinde ku kazi kadutegereje. Igikombe twagitwaye twishimye, turacyakomeza kwishima, ndetse n'ibikombe kuko ndavugira amakipe yombi n'abana b'abakobwa. Ariko ibi bikombe twatwaye mbere ku bagabo, igikombe cy'amahoro turagitwaye, tugomba guharanira kukigumana kuko ni akazi dufite, ntabwo kituje mu ntoki ngo cyongere gisohoke. Igikombe cya shampiyona kiduciye mu myanya y'intoki, byarashobokaga ko tugitwara. Ikipe ya mbere n'iya kabiri ziturushije amanota abiri. Amakosa yabaye twayabonye, twabiganiriye. Twifuza ko cyongera kuduca mu myanya y'intoki. Turashaka ko tuzaserukira igihugu muri competition African CAF Confederations Cup. Tuzajya n'amakipe tutazi, amakipe akomeye. Ntabwo tugiye kujyamo byo kwifotoza no kurunguka, tugiye gukina tugere kure hashoboka. Aba ni mu bahungu. Abakobwa tukajya igikombe cya shampiyona, tugiye muri cyiciro cya mbere. Dusanze ikipe zikomeye, harimo iyabitsinze kuri penaliti dutwara igikombe cy'amahoro. Ni ukuvuga igikombe cya shampiyona cya première division turagishaka, igikombe cy'amahoro kiducitse boza principal tugumana assistant we twari dufite Claude Rwaka, dushaka uw'abazamu ndetse na fitness coach wongerera imbaraga. Abo turabashaka, turabarambagiza, byadufashije kuko bigusaba kureba umuntu palmarès ye, bigusaba kureba discipline ye, bikagusaba kureba ubushobozi bwe, bikagusaba kureba ndetse kuko uzanamuhemba n'ibyo gusaba ndabifite ntituzabipfa. Ibyo byose abo barahari, batangiye akazi. Twagiye gushaka abakinnyi, hari harimo abo dusanganywe bagifite amasezerano. Uyu turasanganywe muri projet dufite muri Rayon Sport, igiye gukina imikino nyafurika, igiye gukina shampiyona, yifuje gukina igikombe cy'amahoro, ifite yifuza ka kazi nababwiraga. Uyu nguyu twakomezanya, uyu ntitwakomezanya. Ako kazi kazamo abo tutakomezanya, turaganira, turereka impamvu tugenda dutandukana. Abo bafite amasezerano agikomeza byo ntibirumvikana, ntacyo muganira, ni akazi, aracyakomeza akazi. Uwo ubona urangije amasezerano mukeneye ko mwakongera kugumana nawe mukaganira. Abo twagiye tuganira basinya amasezerano, noneho hakazamo no gukora recruitment y'abandi mu gihugu ndetse no hanze. Ibyo twarabikoze, aba twagiye dusinyisha bavuye muri shampiyona y'u Rwanda, mu zindi club, mu zindi ekipe ndetse n'abandi bavuye hanze. Ubu rero ibyo byarakozwe, twatangiye imyitozo, dushaka tumaze ibyumweru nka bibiri dukora imyitozo, akazi karagenda ni kenshi kuko kwitegura ku ikipe ya Rayon Sport ishaka ibyo bikombe, nakubwiye ishaka performance nakubwiye. Twashatse ikindi projet nakubwiraga, imyenda y'abafana. Kuba naza igihe cyose imyenda yaza gitinze, aho yenda hazagamo imbogamizi zimwe zitandukanye, ubushobozi, imikorere idahwitse, ariko uko tugenda tunoza imikorere buri mwaka dukosora amakosa. Uyu mwaka abakinnyi bakomeje, abafana, abakunzi bakomeje kubidusaba, tukabasaba imbabazi kuko bidashobotse kubera umuco muri Rayon Sport. Umunsi witwa igikundiro, umunsi witwa Rayon Sport, aho harimo icya mbere
nk'umuryango mugari wa Rayon Sport nk'abakunda Rayon Sport haba guhura tukishima twishimira ibyakozwe sezishize tukabwira abadukunda gahunda zigiye gukorwa muri umwaka w'imikino ugiye gutangira hari ukwereka abakunzi ba Rayon Sport n'abafana bayo abakinnyi bashya ndetse no kuba abakinnyi na staff ndetse no gutanga nimero z'abakinnyi bazakinisha muri uwo mwaka ndetse no kwerekana wa imyenda bazakinisha umwenda wo mu rugo bambara basohotse n'uwa gatatu ibyo byose rero turimo turabutegura Rayon Sport dutegura na match tugategura ekipe yayo hanze y'igihugu niko tubyifuza cyane cyangwa iyo mu gihugu binaniranye naho tukaba match mu rwego rwo kureba na ekipe igiye gutangira shampiyona uko ihagaze no kwiyereka abakunzi turimo turategura undi mukino imikino ya gicuti itegura ekipe kwiyubaka n'umutoza kugenda areba aho twagenda dukosora kuko n'igihe kiracyahari cyo kuba twakongera kugura abandi bakinnyi hari kwitegura hari no kureba ni hehe twakosora twashyiramo imbaraga ariko ibyo byose turanitegura super cup tuzakina muri 12 na bagenzi bacu APR ikipe yatwaye shampiyona yatwaye igikombe cy'amahoro ubu nawe ni umukino turimo twitegura ndetse tukanitegura noneho na shampiyona izatangira ku 18 urumva ni igihe gitoya ntabwo twamusinyishije kubera impamvu eshatu ibyo ndabikubwira uretse ibyo mwumva mu banyamakuru bavuga ndababwira ibijyanye nka perezida kuko umukinnyi twaricaye turaganira icya mbere umutoza umwanya yamushakagaho afite utuzahakina umwanya yamushakagaho hari undi uhari uzahakina iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri mu biganiro umutoza ataravuga ijambo ngo tujye muri tekinike ibyangombwa bye n'impapuro n'amakontara ye n'ikipe ya mamuro n'ikipe za mbere harimo ibibazo twebwe tugendera ku mategeko ibi bintu bishobora kuzateza ibibazo ntabwo gufata risike kuko amarisike twagiye dufata niragenda duteza ibibazo kontara ni amategeko itegeko ryishyurira guhana icyo ni icya kabiri icya gatatu n'ibiciro bye twebwe dufite gahunda yacu na bije yacu byaratugoraga iyo kiza kuba ari na bije kuko amafaranga arashakwa icyo gihe nk'uko turimo twiyambaza abakunzi ba Rayon Sport twari kubikora ariko hiyongereyeho umutoza avuga ati uyu mwanya agiye ndawukinisha wumva ndamuzana uyu muntu agiye yicara namutanze amafaranga naryo ese izi mpapuro n'izi dokima zikurura amakipe yamureze n'andi hagati n'amakontara bidasobanutse byaza duteza ibibazo dufata icyemezo cyo kumureka yagiye gusinya rero twaraganiriye twamuretse twamusezeyeho n'ababyifuzaga izo mpamvu nizo ibyo dukora tubikora twatekereje Rayon Sport twirinze ibibazo byatera kandi twarebye n'izindi mpamvu zindi zose nk'uko kuri icyo kintu Kiyovu Sport abafana bayo ibyo kuvuga ngo bateye gapapu iyo sigaye gusinya gapapu se kuko n'ubundi Rayon Sport yamuretse kera ubundi ibyo mwita gapapu cyangwa se abanyamakuru bita gapapu ntabwo Rayon Sport iri muri duwere twebwe turicara tukaganira n'umukinnyi twareba uwo dushaka ntabwo tuba turwanira umukinnyi n'ikipe turaganira hari impamvu nyinshi ashobora kuza tukanaganira akajya ahandi bakamuha amafaranga twe tureba bije yacu tureba filozofi yacu tureba imikorere ya Rayon Sport ntabwo turimo twiruka mu mihanda no mu masoko no mu mahoteli turwanira abakinnyi uwo ari we wese Abedi twaramwifuje ibyo rwose ni ukuri twaramwifuje n'ubuyobozi abakunzi bagiye
arahari ngira ngo niba ntibeshye turamuzi mwiza waza agafatanya n'abandi tukagira aho tugera tukadufasha muri Rayon Sports twanaganiriye nawe n'ubu ibiganiro biracyarimo hagati ya Rayon Sports na Bedi kugeza uyu munsi kugeza ejo uyu munsi mbyutse za hano ibiganiro turacyaganira turamushaka nawe aradushaka dushaka kugira imana ku mpande zombi tukumvikana akaba yaza kandi iyo turabikorera umuntu za Rayon Sports z'abakunzi ba Rayon Sports kuko yaza akadufasha mu kazi nakubwiye mu rugamba nakubwiye rwa shampiyona tugiye gutangira na kompetisiyo zindi ndetse no kwa Rayon Sports izakina imikino nyafurika ubu rero turimo turaganira natwe turifuza ko ibiganiro byagenda neza kugira ngo aze dufatanye perezida Paul azaguha uyabonamo kiramukanya cyangwa se mwiramukanya bijyanye n'uko na Bedi mwatangiye naho mugeze ni iki wabwira abakozi ba Rayon Sports icyerekezo cy'ibiganiro ubona kiganisha hehe bigeze kuri kangahe ku ijana uko bivuze nta maboko aguha naho ibindi ni kontara umuntu ari inyungu ze mu nyungu yawe nta kuguha urukundo ruri muri inyungu z'umuntu umwe muri iyo kontara ni ukuvuga ngo hari ibyo yifuza natwe hari ibyo twifuza hari ibyo hari kontara y'abakinnyi kwenda abenshi babyumva kugira ngo gusinya gusa cyangwa ni abamubishe harimo amafaranga wamuha amugura yakinisha hari umushahara umuhemba ku kwezi hari kuvuga ati ndamutse nshaka kugenda iki byagenda bite Rayon Sports bwana Uwayezu Jean Fidel turacyagana nawe ku bibazo byinshi bigendanye n'ikipe ya Rayon Sports ibitekerezo byanyu twabyakiriye haba kuri YouTube turabibona mu byisukiranya haba kuri telefone zacu haba ku mbuga nkoranyambaga za Radio Rwanda ariko aksije kuri Ojera ndetse na Charles Bare abo ni abagande umwe yakiniraga Rayon Sports nk'intizanyo ariko haza kuvuga yuko mwamuguze cyangwa se nyuma haza kuvuga verisi ivuga yuko mwarangira kumvikana ariko abakunzi ba Rayon Sports bakwiriye kubigiramo uruhare mu kumwishyura Charles Bare we mwamaze kumusinyisha abo ni abakinnyi babiri bava muri Uganda nugisozaho utubwire ku kijyanye na Eritier Ruvumbo Nzinga hari n'abakunzi ba Rayon Sports bamubajije batazi ibye nawe ugire icyo umutubwira wundi dukomeze abereye kuri Charles Bare na Ojera baje mu kiganiro bamaze isaha bambutse umupaka bagatuna baje abo bombi ubwo rero Charles Bare twaramusinyishije we nta ikibazo gihari Ojera we nk'uko mwabyumvise twifuje ko abakunzi abafana bafasha Rayon Sports kugira uruhare mu kumugura kuko Rayon Sports twubaka umuntu yiyumvamo agiramo uruhare siyo yishima gusa ngo wishime ugomba kugira ibyo wifasha niba koko ubikunda ibyo barabyitabiriye amafaranga ariko nzana abajije ntaruzura neza yo tugomba kumuha ariko aho ageze kuko aracyafite umwaka muri ikipe yigeze kumudutiza arasaba kugira ngo amafaranga aboneke bityo atandukane n'ikipe ye yenda nawe agira icyo basigarana ariko aho bigeze nubwo nta mibare mfite ibisigaye ntibyananirana kuko ibyo gukanda akanyenyeri ndimo ndabireba hano ni miliyoni 7,750 amafaranga mushaka 25 aya nenda nayaza ku kanyenyeri ufite ashobora kuba ahaye bashaka ku konte arayo bashyira bazana bagashyira ku makonti bakazana ababishinzwe bagayashyiraho yarenzayo ndumva